Imyaka 12 irashize umuhanzikazi Teta Diana cyambaye ku gahanga imitsindo yahawe n'umupfumu ngo wamwijeje kuzahura n'intsinzi n'amahirwe asendereye mu buzima agiye kumaramo imyaka 34 y'amavuko akiri umukobwa usigaye uhozwa ku gitutu n'abakunzi be kuri ubu basigaye birirwa bamusaba gushaka umugabo kuko ngasaziye kwishyiga nk'aho iwaba ari abarozi. Kuva muri 2014 nibwo byatangiye kuvuga ko Teta Diana afite imitsindo yahawe n'umupfumu ngo wamutegetse kuzamara ubuzima bwe bwose yambaye ku gahanga akantu gakozwe mu bwoko bw'utunyamunjongo tuba mu nyanja ariko we yitaga Teta. Icyo gihe mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru igiye ku itariki 9 Nyakanga 2014 umwanditsi wayo yikije kuri iyo mitsinda ivugwa kuri Teta agira ati kuva yatangira kwigaragaza cyane mu muziki wo mu Rwanda umuririmbyikazi Teta Diana afite akantu kajya kumera nk'agasaro kanagana mu gahanga ke. Aka kantu nindakorwaho ndetse biragoye kubona Teta yakavanyeho kabone naho yaba yahinduye ibisuko cyangwa isokozo ku mutwe we. Ku rundi ruhande hari abajya bavuga ko aka kantu Teta yaba yaragahawe n'uwitwa DJ Zizou karimo imitsindo yo gukomeza kwitwara neza mu muziki. Uyu Zizou niwe wakoresheje Teta mu ndirimbo Fata Fata ndetse yagiye avugwaho mu bihe bitandukanye kujya mu bapfumu. Akantu Teta yambara kajya kugira ibara ry'umweru n'agashishwa k'ubwoko bw'utunyamunjongo tuba mu nyanja. Kuva iyo nkuru yanditswe muri 2014 imyaka yarashize indirataha none kugeza na n'ubu turi muri 2026 imyaka 12 irashize Teta acyambaye iyo mitsindo ku gahanga ndetse hari n'abatangiye kuyihuza n'ibivugwa kuri nyiri kuyambara. Bamwe batangiye gucyurira akasaziye ku ziko ku myaka ya 34 y'amavuko. Muri 2022 ikinyamakuru igihe cyongeye kumubaza kuri uwo mutsindo we yitaga Teta maze mu gusubiza abanza guca ruhinga nyuma ariko n'ubundi birangira adahishuye nyirizina imva n'imvano yako. Kuva ajya muri Guma Gateta ntikarahinduka. Ego ako kantu usaka basokuruza wakabonye muri Guma gusa nagahereye mu muri Guma uri bukindi rukateje muri Guma. Yes, ariko reka aka kantu karakuze. Karakuze. Ese nikakandi ntabwo ujya gahinduka. Nikakandi kajya gahinduka ndagakarabana ndakararana ndakabyuka nagateta nagateta. Wakwisukisha wakwiyogoshesha ariko ko ntigahinduka. Rwose uzahura ukabona kagukanuri. Ako ni kamwe ka kera. Ni kamwe ka kera ntikahinduka. Gasobanuye iki rero? Cyagiye baravuga ngo nakabasokuruza. Harimo ubwiru bukomeye cyane. Nibanga. Wongeye kuryuma? Mbese ukumva ute wowe ukumva? Njye mama nari ibanga ryawe. Aha, rikomeze ribe ibanga. Okay, yongeye kuryuma aho mu byumve. Ubwo aheruka mu Rwanda mu gushyingo kwa 2025 Teta Diana yibukijwe ko asaziye mu bukumi bityo ko igihari iki ngo ashaka umugabo. Icyo gihe Teta Diana wari umaze iminsi birataramiye abakunzi be mu gitaramo cyiswe Kigali Dutarame nawe yataramiweho ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko ku itariki 24 Ugushyingo 2025 umwe mu bakunzi be amwakijeho umuriro mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X agira ati Teta umaze gusaza pe nagusabaga ko warongorwa. Nyamukobwa akimara kubona ko yibasiwe ku mbuga nkoranyambaga yahise arakara ubundi mu gusubiza uwo mukunzi we amabwiza inani na rimwe agira ati iririre wowe n'urubyaro rwawe. Mbere y'uko Teta Diana abwirizwa ibyo gushaka umugabo muri za 2018 byigeze kuvugwa ko yabanaga n'umugabo bashakanye mu buryo bwa findi aho yari yarimukiye ku mugabane w'Uburayi ariko atitaye ku kuba nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Muri Werurwe 2019 yabihakaniye ku kibuga cy'indege cya Kanombe ubwo yagarukaga mu Rwanda aje gutaramira abakunzi be mu gitaramo cyitwaga Kigali Jazz Junction. Barambeshye mu Bubiligi nabaga mu mafamiye ntabwo mu Bubiligi nta muntu ayo makuru yangezeho ntabwo ariyo barambeshyira ngira ngo ni mu rwego rwo gucuruza amakuru atariyo. Mu myaka 14 uyu muhanzikazi amaze muri muzika nyarwanda yavuzweho inkuru imwe rukumbi y'urukundo n'umuhanzi ariko we yita inshuti ye mu njyana gakondo Jules Sentore ariko nayo yakunze kuyinyomoreza imbere ya za kamera z'abanyamakuru nk'uko yongeye kubishimangira muri 2022. Bamwe bati murakundana urabyuka muri Guma. Barabivuze cyane ariko nukuri ndumva atari ikinyoma naba nkishaka kubeshya n'aka kanya. Nta rukundo rwabayeho ariko Jules ndamukunda nk'umuvandimwe ndamukunda mbese apana bya bindi by'abandi ubundi uzi ukuntu bizagenda. Jules nkwe nko kumuzana nkatumira nkakora media ko press conference nkamuhinga ntabwo tuwambere umuvandimwe Jules ni inshuti yanjye n'umubyeyi duherutse guhura ngo mwatubabariye koko mukabikora noneho mukatwicaza mukazana inzoga tugakora ibirori. Uhamugara ariko ntabihari. Namusubije ngo icyo umubyeyi twakomeje kumwihanganisha mu kivandimwe ntibishoboka. Jules ni inshuti.
Gusa na mbere yaho muri 2019 Teta Diana yigeze kubazwa ku byo gukora ubukwe no gushaka umugabo, maze mu gusubiza yumvikana mu mvugo irimo icyizere gike kubirebana no gukora ubukwe mu minsi ya vuba. Ubukwe ntago mbizi, ndashaka kubanza nkatunganya ibintu byanjye, ndacyafite ibintu byinshi. Igihe nikigera n'uwo muntu ndabizwa ari kunshakisha, nambona tugahura bizajya. Uyu Teta Diana tuvuga mbere yo kwirindimurira muri gakondo yabanje gufata bugwate imitima y'abanyarwanda mu ndirimbo Verona n'ubu tucyumva tukamukomera amashyi rufaya. Nondebe ngo ncira urubanza, isi dutuye singira ikibanza, dore uranyizeza ibitangaza kandi urandangaza. Birumvikana nta kuntu wakumva ubushongore n'ubukaka bw'uyu mwari utamwaye, ariko bamwe bita ko yabuze umugabo ngo ubure kwibaza ku mavu n'amavuko bye, ari nayo mpamvu byombi tugiye kubyitsaho mu kiganiro cyacu cya none. Wageze kuri Jafem Entertainment kandi cyo gukora urakizi. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, ni munyemerere dutangire gutya. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be ni Diane Teta wavukiye i Nairobi mu gihugu cya Kenya ku itariki 5 Gicurasi 1992. Avuka kuri nyina witabye Imana akamusiga ataraca akenge, na se witwa Frazier Birangwa nawe witabye Imana muri 2006. Nyuma y'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Teta n'umuryango we bagarutse mu Rwanda batura mu mujyi wa Kigali, naho yakuriye areranwa n'umuvandimwe umwe rukumbi bavukana. Teta waciye akenge nyina umubyara yaritabye Imana muri 2006, we n'umuvandimwe we basigaye ari banyakamwe kuko na se wabitagaho yahise ava mu mubiri Teta afite imyaka 14 yonyine y'amavuko. Ibirari byo kuzaba umuhanzi Teta yatangiye kubigaragaza bwa mbere afite imyaka 11 y'amavuko. Ngo icyo gihe bigaragaza hirya yo gukunda gusubiramo indirimbo za Kamariza, ngo nawe yanditse indirimbo ye ya mbere nubwo itigeze isohoka. Uko kuvumbura impano ye akiri muto nibyo byatumye muri 2012 Teta Diana wari umwangavu yitabira amarushanwa yo gushakisha impano mu bakiri bato Talent Detection yabereye i Nyamirambo, aho yanegukanye umwanya wa kabiri agahembwa kuzakorerwa indirimbo na producer JP wari ugezweho muri icyo gihe, ndetse uwo producer JP yahise amufasha gukora indirimbo ye ya mbere yise Dance Tonight itarigeze imenyekana. Nyuma y'iyo ndirimbo impano ya Teta yahise ibengukwa n'umuhanzi Uncle Austin, maze amwifashisha mu nyikirizo y'indirimbo ye yise Ndagukunda Nzapfa Ejo. Ndagukunda nzapfa ejo, nunyanze napfa ejo. Indirimbo ya kabiri Teta Diana yahanze ari wenyine niyo yise Bad Man's Love, yakurikiwe n'izindi zirimo Undi Munsi na Call Me, ariko zombi nta nimwe yigeze imenyekana kubera amikoro make n'ubumenyi budahagije yari afite mu byerekeranye no kumenyekanisha indirimbo. Muri uwo mwaka n'ubundi Teta Diana yaserukiye u Rwanda mu gihugu cya Kenya, yari agiye kwitabira irushanwa rya Task Project Fame, ariko ku bw'amahirwe make ntiyarenga umutaru. Gusa nubwo yasezerewe muri iryo rushanwa rugikubita, ariko kuba yarabashije kuryitabira byari ikimenyetso simusiga ko afite impano idasanzwe muri muzika, ndetse ko bitabaye ibyanga nawe yazamurika muzika nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Imbarutso y'ubwamamare bwa Teta Diana n'indirimbo yitwa Fata Fata, Zizou Alpacino yamuhurijemo n'abahanzi nka Urban Boys, Uncle Austin na Jay Paul, yasohotse muri 2013. nageraga hose nababona nkavuga ngo yo, ubwinshi bwabo bukancanga, ntabyo gucagura ngafata, maneke ngafata, ibigika ngafata gaherayo, ibyo gufata fata urabinyijije yizireyo. Icyo gihe Teta wumvikanye kandi agakundwa mu nyikirizo y'iyo ndirimbo Fata Fata mu mwaka wa 2014, yahise agaragara mu banzi 10 bari bakunzwe mu Rwanda banitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ya 4. Gusa abakunzi ba muzika nyarwanda bakimubona muri Guma Guma ntibamuvuzeho rumwe kubera kutumva ukuntu yari agiye muri ayo marushanwa kandi azwi gusa mu ndirimbo Fata Fata, ari nabyo bamwe bashingiragaho bavuga ko akorana n'imbaraga z'umwijima yahabwaga n'abapfumu. Abo Teta kibumva yahise anungunika ariko bya gihanzi, ubundi ahitira muri studio abakorera kandi anabatura indirimbo yise Kata, asa n'ubacyurira ko bamushinja gukoresha amanyanga, nyamara ngo Imana ariyo yamuharuriye inzira. Teta kinakata, urugamba ndwanirwa n'isumba byose, yamaye Imana ingenera inzira nzanyuramo, nzagera ku ntego abisi banshinja kata 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 kata. Teta kinakata kata kata kata, Teta kinakata. Gusa n'ubundi yo Guma Guma yo mwaka ntiyamusikiye kuko yarangiye ari uwa nyuma, mu gihe umuraperi nyakwigendera Jay Paul ari we wayegukanye nta mpaka.
tukirahanana kwibutsa ko muri uwo mwaka wa 2014 aribwo byatangiye kuvugwa ko Teta akoresha imbaraga z'umwijima ngo yahawe n'umupfumu wamutegetse kuzajya ahora yambaye kagatetana n'ubu. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.